Ibihe byiza mwese mukuri Ishangi Radio TV na mwese mudukurikiye kuri website yacu yitwa ishangi.rw na mwese mudukurikirana ku mashini yacu yose ya YouTube. Kandi dukomeze dukomere muri iyi minsi ijana yo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 kandi dukomeze twibuke twiyubaka. Muri rusange bakomeze kugaruka ku kibazo cy'urubyiruko rutari kumva inama ndetse kandi wenda bagerageza no kubagira inama bakababwira yuko ngo bari mu bihe bya viziyo ndetse kandi ngo ibi bintu barimo batabiza ababyeyi nyine nkuko urubyiruko muri rusange ngo rukomeza rugenda babwira ababyeyi muri rusange bakomeje baterwa impungenge n'urubyiruko ndetse naho isi iri kugana muri rusange mu gihe abana batoya cyangwa se urubyiruko muri rusange batacyumva inama. Reka tubumve. Abatoya ntibacyumva kubera ngo ni viziyo ngo mwana wese nk'uyu nguyu ngo ndishyura nizana wagira ngo urahanye ati hoshi ibyanyu ntago bakiri bya kera. Abana baratunaniye urubyiruko pe ntago umwana wamugiye inama ngo ayumve yarananiranye. Ikibitera ni imyumvire mibi baba bananiye bigize ibirara bigize iki birakwiye kugira ngo abana batoya nyine bamenye iby'amajyambere nyine uko biteye n'ibya kera n'ibyabuno nyine. Inama se barazumva oya abana bakinagiye ntago bacyumva inama. Dukurikije no kuntu muri iyi minsi turi kugendana ngo byitwa viziyo urubyiruko rwose ibyo uvuze ni ukuri ntago rucyumva inama z'abakuru. Urebye nko kuntu muri iyi minsi bimeze abana batoya harimo benshi baretse amashuri ariko abatarayaretse babasha kugendera mu ngingo z'amashuri ariko aba twita ngo ni ibihararumbu rwose. Icyo nakubwira cyo nko muri imidugudu tutaretse n'ahandi hose ariko abana ntago bagenda neza. Bazaza ntago tuhizeye neza kuko abana dufite bigize ibihararumbu, ababyeyi ntago bakivuga mu ngo, tutavuze ngo abahungu n'abakobwa byose byabaye ikibazo. Nta mubyeyi ukivuga mu rugo umwana ageze imyaka 13 wagera ngo uramuvugishije ati ntacyo mbaza. Umubyeyi wanjye umugore wanjye najyana namubwiye wenda nkabukira jewe nimvuga dore ko yakubise umwana hari aruguru kuri RIB bavuga ngo turarengera uburenganzira bw'umwana, ukumva ko bareba ku mwana cyane batareba ku burenganzira bw'umubyeyi. Ubwo noneho ukugira ngo utazaka amakimbirane mu rugo ukabahitamo kwicecekera wagira ngo namuhare na nyina akamunanira. Ntago tugihana abana ngo bumve cyo genda bivuga kuko ingaruka zarabizihe niba abana batagihanira zaranabonetse ariko barabibonye ingaruka zabayeho. Banye mu boraya bakarwara bagasenda bakankumuka bari ukasanga umwana w'inkumi ari yicaye nka cyangwa ari hamuhana n'abasore. Ingaruka rufite rwose iyo umwana atumviye umubyeyi iyo yabaye ikirara yananiranye. None rero iyo umuhaye impanano ntayumve ugugira gute ava no mu rugo akagenda bakanaducika. Ntubwira umukobwa ntubwira umuhungu bose babaye ibirara rwose baratunaniye. Bakiri bato icyo tugomba gukoresha ndangagaciro gakura kirazira tukavuga ngo niba uri umubyeyi ukaba umwana uburere cyangwa se niba atari umwana wawe akaba ari uwundi ukamuha uburere akabugenderaho ariko cyagiye nta burere wamuhaye umubonye musanze mu ikosa arimo arakora ikintu kitari cyiza kitashimishije abanyarwanda cyangwa y'abanyarwanda icyo gihe ntacyo bumumariye. Bitwara neza nko twitwaraga kera nubwo dushaje ariko natwe hari ibyo twagezeho ariko twitwaye neza uko biri. Ubutumwa mfite bw'urubyiruko nagira ngo urubyiruko rwumvira ababyeyi hanyuma noneho ntibumve impanuro turimo kubaha ariko ntibabyumva. Bere kwigira ibyigenge ngo bigire ikinane babaye amabande babaye iki. Ubutumwa ngiye nshaka kubabwira ejo hazaza na terambere bazagira nk'iryo twebwe tugezeho. Urugero tuvuga nuko iterambere naryo bazapfa bagezeho kuko nimba umwana atangiye kuko nafite imyaka 13 naga azageza 18 hari aho yigejeje. Bitware bate? Urugero rwo kwitwaramo twebwe tubahana ntago bakitwumva. Bitware bate? Uko bagomba kwitwara nkamwe nk'itangazamakuru nkuko mwamanutse mugomba gukoresha icyo bita inama nkuru z'urubyiruko zikamanuka zikaza zikaraba abo bana tukabagisha inama tukababereka hasigaye ubundi mwakadufasha. Amakuru yacu reka tuyakomeze mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bugarama aho umusozi wa Ridutse cyangwa se ikitwa Landslide mu rurimi rw'amahanga warangiza ukagwira umuhanda ndetse ukagwira n'inzu z'abaturage warangiza ukangiriza n'imyaka ndetse n'ibikorwa byose by'abaturage
byiganjemo imiyoboro y'amazi ndetse n'imiyoboro y'umuriro w'amashanyarazi waganaga hakurya mu bihugu by'abaturanyi yaba mu Burundi ndetse no muri Kongo. Ndetse kandi uyu musozi wararidutse ufunga umuhanda werekezaga muri site nyine muri zone ya Bugarama. Ubu ngubu akaba ari gukoreshwa undi muhanda wacagamo amakamyo yajyaga kureba ibiribwa ndetse na sima mu kandi gace kitwa kuri Simerwa cyangwa se ku ruganda rwo kuri Simerwa. Uyu musozi rero ngo watangiye umanuka gake gake uza kurangira ugeze ku nzu z'abaturage, cyane ko nk'uko mubibona ku mashusho yacu abaturage batangiye gusenya amazu abo akibasha wenda kuba agihagaze, batangiye gukuraho ibikoresho by'ubwubatsi. Ndetse kandi igihe twageraga muri kano gace ka Bugarama twagerageje kuganira n'abaturage benshi n'ubwo bwose batabashije kuba bagera kuri mikoro zacu, ariko nk'umunyamakuru nabashije kuganira nabo bagira byinshi cyane wenda bambwira ku bijyanye n'uyu musozi. Ni umusozi rero wari urimo ikigo cya gisirikare hejuru yaho, ndetse urimo umuyoboro w'amashanyarazi ugana mu bihugu by'abaturanyi ndetse kandi n'imiyoboro y'amazi. Aha abaturage bakomeza bavuga yuko uyu musozi wari wafatiye runini kuko ngo weragamo amaronje bajyanaga ku isoko bakabona minerivare z'abana, ndetse kandi wenda bakaba babona n'icyo abana barya. Ariko ubu ngubu bakaba batangiye kwibaza uburyo bari buze kubaho muri iki gihe batagifite imibereho y'ubuhinzi, cyangwa se uyu musozi utagihingwaho, kuko uko bwije n'uko bukeye ukomeza n'ubundi kugenda umanuka wegera akagezi kari hafi aha ngaha. Kugeza ubu ngubu hashize ukwezi uyu musozi utangiye kwimuka, reka mbyite wenda kwimuka, kuko ngo umunsi ku wundi aho uwusize uyu munsi ntabwo mu gitondo ariho uwusanga, ahubwo birakomeza bikamanuka byegera nyine ahandi hatabashije kuba byakegera. Ndetse kandi kugeza ubu ngubu hashize ukwezi n'igice abaturage bagera ku miryango 28 bose bamaze kwimurwa n'akarere ka Rusizi, ariko nanone ngo haracyari imbogamizi ku bandi bahaturiye. Ndetse kandi wenda ngo haracyari imbogamizi ku bijyanye n'imibereho y'aba baturage, nubwo bwose bafite aho gutuzwa, ariko ibijyanye n'ibyo kurya byo ntabwo bihari, kuko ahangaha niho bakuraga ubuhinzi ndetse bakakura n'ibyo kurya n'ibyo gusagurira amasoko muri rusange, kugira ngo babe babona imibereho myiza y'abana babo, ndetse abana babo bige mu buryo bwiza kandi bugezweho. Twagerageje kwegera akarere ka Rusizi batubwira yuko nta kigomba gukorwa kugira ngo uyu musozi wenda ube wasubirana, cyangwa se umuhanda uri munsi yawo ube waba nyabagendwa, usibye yuko ngo bashobora kurindira wenda bakareba yuko iyi landslide cyangwa se uku gutembanwa k'umusozi byahagarara, byamara guhagarara wenda bakajya bashaka ikindi gisubizo. Tubaza kandi abashinzwe environment cyangwa se ibidukikije, batubwira yuko nabo nta kigomba gukorwa hataraba ihagarara ry'uyu musozi. Umunsi ku munsi uyu musozi ukomeza kugenda utsuka, ndetse kandi abaturage bakomeza bavuga yuko hakagize igikorwa ubundi bakareba yuko aya mabuye ari muri uyu musozi n'ubundi yabyazwa umusaruro mu kugira ngo wenda hakumirwe, cyangwa se bubake urukuta ruhagaze rushinzwe gukontorora cyangwa se wenda kuba bwafata ubutaka. Kubera ituka ry'uyu musozi nta cyakorwa kugira ngo uyu muhanda w'umunsi w'uyu musozi utangire wongere gukoreshwa, usibye kubanza kureka uyu musozi ukabanza ugatuza. Ndabashimiye cyane kandi nkomeza kubararikira gukomeza gukurikira gahunda zacu z'Ishangi Radio TV na gahunda zose z'Ishangi Company Limited, tubagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Imana ibarinde kandi ikomeze ibane namwe muri bino bihe turimo byose, nyine ikomeze igendane namwe, kandi nimurajya muyisaba mujye muyisaba rwose ubuzima kuko irabutanga. Ndabashimiye, ngendi Clement Kwizera, kandi nyine Imana ikomeze ibane namwe, ibahezagire, ikomeze no kubafasha mu bikorwa byanyu byose bya buri munsi. Ndetse kandi twibahanganisha aho ngaba mu murenge wa Bugarama baburiye ibyabo muri uyu cyangwa se mu byo twakwita isuri, cyangwa se ubu butaka bwatembye bukava aho bwari buri bugahita bwimuka bizwi nka landslide. Ndabashimiye cyane, Imana ikomeze ibarinde.